tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane, hari ibintu byinshi twibaza, tugiye kureba uko bagenzi banjye babyumva, nanjye ndaza gushyiraho igitekerezo kandi namwe muri komanteri muzatubwire icyo kiganiro tugiye gushyiraho uko mubyumva. Ikiganiro tugiye kuvugaho rero, tugiye kuvuga uburyo umuntu iyo apfakaye, ese ni ngombwa kugira ngo yongere ashake? Ese yaba ari iyihe myaka akwiye gushaka, cyangwa se ni iyihe myaka ageramo akaba gushaka atakibyemerewe? Ubwo rero ndi kumwe na bagenzi banjye, ngiye kubabaza twumve igitekerezo cyangwa se inama bagira umuntu uri muri iyo situwasiyo, uburyo agomba kubyifatamo. Ariko namwe muri komenti muzatubwira uko mubyumva. Ntabwo ibintu tuvuga biba biri konfirime ko ariko bigomba kugenda, ni igitekerezo. Mbere na mbere mbahaye ikaze. Murakoze cyane. Jessica bite? Shansa. Kwiyumva neza? Ni bobo. Fransimereye nabi. Najwemo. Rero ngiye kuguhera. Nta kibazo. Umbwire ese ni ryari umuntu yagize ibyago byo kubura uwo bashakanye, nubwo bakoresha izina rikomeye kandi riragoye ririya zina, gupfakara ni ikintu gikomeye, no kubyakira ntabwo bijya bipfa koroha, ariko iyo bibaye turi mu isi bibaho. Ese umuntu iyo agize ikibazo agapfakara kandi akiri muto, cyangwa se ari n'umukuru ariko adashaje cyane, ese kongera gushaka byaba ari byo, cyangwa se yareka agakomeza akaba gutyo? Njyewe ku ruhande rwanjye numva umuntu apfakaye ari muto akwiriye gushaka, kuko wa wundi yagiye, uba ugomba gufunga iyo capita ugafungura iyindi. Kuko ntabwo wambwira ngo uba upfakaye ngo birarangiye, yego uwo wakundaga aragiye, ariko wowe usigaye mu isi. Kandi yasi kugira ngo ikunezeze si uko uguma wenyine, ahubwo ugomba gufungura indi capita, uba ugomba gushaka. Numva ari ngombwa ko umuntu ukiri mutoya upfakaye agomba gushaka, kuko na Bibiliya avuga ngo mugende mubyare mwororoke. Ushobora no kuba apfuye wenda mutarabyara, cyangwa apfuye mufite abana batoya. Njye numva ari ngombwa, n'umukuru numva imyaka iyo ari yo yose, buriya nk'umupapa upfakara ari mukuru, njye numva gushaka nta kibazo. Kuko hari imyaka igera abana bose bakaba bava mu rugo, abakeneye wa muntu bazagumana, wa muntu uzamutekera, wa muntu azarwara akamurwaza, wa muntu uzamuba hafi, wa muntu bazavugana. Numva umuntu gupfakara bibaye ngombwa yashaka, kuko abantu ukenera umuntu uko bisa kose. Hari n'igihe apfakaye ni mukuru koko, ariko asigaza abana batoya, kandi ari kuri side y'umupapa numva kurera bigoye. Iyo bigoye rero ushobora gushaka undi wagufasha kurera aba bana, kuko abana kugira ngo bafate batware hirya no hino mu miryango, icyiza nuko babana ahubwo bagenda buri umwe agafata imico ya hariya, undi agafata iya hariya. Rero babana kugira ngo bazahuze nubwo baba bavukana byagorana, ariko iyo bari kumwe bakarerwa muri famiye imwe, babana bakurira rimwe, bagakurirana uburere bumwe. Wenda niyo byatandukira cyangwa bikagenda gute, ariko buryo babana baba bafitanye, baba bari in touch. Njye numva rero ubwo biba bizoroha kuba ushatse. Urumva nimba uri nk'umupapa upfakaye ugashaka umugore kubwo ufite abana batoya akeneye ko barera, urumva umushatse mu by'ukuri kuko ukeneye ko arera, ntabwo umushatse kuko umukunze cyangwa kuko oya. Ariko iyo ugiye guhitamo uhitamo wa wundi wakunze, ntabwo ugenda ngo ufate ngo ngiye mfashe uriya uramukunze yego, ariko rore ye mu rugo ije atari kuba umugore cyane, abaje gukora iki kindi sibwo ndabivuga. Uravuze ngo aba agomba kuza akagufasha kurera aba bana, yego
ushobora kuba umushatse kuko wabuze ukurera wabuze ukurera Oya. atari uko umukunze oya njye n'ubundi no mu busanzwe ugiye gushaka uvuga ati uyu muntu tugiye kubaka tubyare anderera abana be ariko yo kubyara bitabayeho ntabwo muragumana si icyo uba umushakiye ariko muri bimwe uba umushakiye rega umugabo buri gihe cyose ashaka yumva yuko ashaka umuntu bafatanya urugendo sibyo rero urwo rugendo azasanga bazafatanya ni urwo no kumufasha kurera aba bana ngewe numva ataba amushatse atamukunze kuko arahitamo nubwo aba amaze kugira ibyo byago ntabwo biba bivuze ko azagenda ngo baterure bamuhereze niba uzakunda amuterete bagereye ku rwego bashaka ubona imyaka 60 yagiye gutereta ariko arakubwira ko yagukunze yesu we bangeze nk'aba bantu biri kubera yakubwira ko agukunda none se ugira ngo nawe aba abishoboye kubivuga kandi hari n'igihe atakoresha y'amagambo y'abana akakubwira ati ngewe mu by'ukuri naragukunze kandi nshaka umuntu ngo tubana dukomezanya urugendo akanakubwira ati ngewe mba mbona kurera abana ngewe nyine bitanyoroheye waza ukamfasha uzemera kubana n'abana batari abawe rega nawe yaraporopoza kugira yumve hari umuntu ushobora kuvuga ati no ati ngewe nari nzi ko tuzabana abo bana warashatse ibibajyana kuko ari abana ngewe sinarera abana batari abanjye ubwo uramukatira uriya muntu we biba bisaba gushyira ukuri kwe kose kuko n'umugore najya guteretwa n'umusore cyangwa se sinzi uzamutereta niba ari umupfakazi nawe cyangwa se niba akiri umusore najya kumutereta umukobwa umudamu azavuga ati oya ngewe umuntu twabana kondisiyonizi umuntu uzemera ko mbana n'abana banjye umuntu utazemera kumfasha kurera abana banjye ntabwo turi kumwe icyo gihe nawe urumva abashyizeho kondisiyo niba wumva utazashobora kumufasha kurera abana ucaho ukagenda ariko niba ari umuntu uvuga ati oke njye nta kibazo abana tuzabarerana ndumva numva n'umuntu ushatse uwo muntu aba ashatse aciye akenge kuko kuvuga ngo umuntu w'iyo myaka ugiye kumushaka ugiye gukina ntabwo bishoboka ushaka wabihisemo ari ibintu nyine wiyumvishemo ugiye gukora atari ibintu wiyumvishemo biri aho bisanzwe ngo ngiye gushaka oya ariko ndibaza umuntu ashoboye kwihangana ntiyabaho atongeye gushaka ufite abana bakuru niyo waba ufite bato ushoboye kubishyurira ishuri ukabarera ukabatekera ntabwo wabaho utongeye gushaka cyane cyane ku mugore ku mugabo burya biragorana ariko ku mugore njye ku mugore numva nta mpamvu yo kongera gushaka ariko ku mugabo impamvu mvuga ku mugore uri umugore umuntu ugusigiye abana 4 5 kubashakiramo undi mugabo kubyara abandi bana biba bigoye numva nta mpamvu yo gushaka undi mugabo kuko wowe umugore wabasha gukora za nshingano zose wazikorera hariho inshingano abagabo badashobora ku mwana kandi umugore yakora agashaka akazi agakora za nshingano zose akazibasha njye numva ku mugore nta mpamvu ariko nawe abaye ari mutoya se bamusigiye umwana umwe cyari umugore w'imyaka 21 ko basigaye bashaka afite n'imyaka 20 ntabwo wambwira ngo upfaka bifite imyaka 21 ufite umwana umwe ngo ushaka ntabwo wabikora njye numva washaka kuko uracyari umwana pe uba ukiri umwana ariko ku muntu umaze gukura ugejeje imyaka 35 kuzamura numva nta mpamvu ku iside yanjye ariko nabona imyaka mike imyaka myinshi era byaba bitewe n'abana agusigiye kuko 37 imyaka uba ufite n'abana ufite hari igihe uba ufite abana barenga 5 hari n'igihe nta n'uragira ufite umwana umwe njye numva umuntu ufite umwana umwe gushaka none se ikibazo nibaza kuvuga ngo agize za 35 ngo ashobora kureka gushaka ese mu kureka gushaka kwe ntabwo byamuviramo ahubwo ingeso mbi kubera ko aracyari muto umubiri we uracyakora kuko urumva abakiri muto bataranagera mu gihe cya menopause n'iki wenda umubiri ntabwo ibyo tubizi ntabwo twabigezemo burya
ngo ribarura uwariraye niko numva niko bo barazi uko biyumva ese nta gihe byatuma ahubwo bimutera ingeso mbi. ese gufata icyemezo agashobora agashaka byaba byiza kuruta ko ahubwo yaza kuzagira n'ikibazo cyo kuzabyara umwana utavukana nabo be kandi ataranashatse kuko bibaho hari abantu babaho ntashake nyuma yaho akabyara sibyo cyane ndumva aho kugira ngo ajye mu ngeso mbi yashaka sinzi rero niba hariho n'undi ku giti cye wavuga ati ngewe kugira mbane n'umugabo azambabaze nibuke ko twabanaga yapfuye ntacyo dupfuye tutarashwana ngewe niba ari uwo mwana nshaka namubyara nkamurerana n'abandi murabyumva mute ngewe uri kubaza ngewe ukuntu mbibona rero uko mbyumva byaterwa n'amahitamo ye kandi amahitamo ye ndakeka yagendera kuko uwo babanye bwa mbere imbuto yamwereye uwo muryango bagiranye nimba wari mwiza ashobora gukumbura umuryango nk'uwo akaba yafata icyemezo cyo kongera gushaka igihe yaba yarapfakaye akiri mutoya ariko nk'uko Jessica yabivuze nk'umuntu wagusigira abana 4 5 batatu nk'umubyeyi w'umumama nyaba numva akwiye gutuza imyaka yose baba baragusizeho ufite mwarabyaranye abo bana mba numva ukwiye gutuza ukarera abo bana bakomora ibikomere yajya mu rukundo abana uziko bomora ibikomere bitewe yajya mu rukundo igihe wumvishe ugeze aho utakibasha kubishobora kwifata warekura ukajya mu rukundo kubera ko hari igihe ushobora gushiduka ugiye mu zindi ngeso abana baba bakureba ukabura kubigisha ibindi bibi ariko mu gihe wumva ubibashije numva rwose wagombana aba bana ukabarera ukabaha uburere ukabaha rwa rukundo rwose nta wundi muntu ugezemo ahubwo ahantu nibaza bimbera imbogamizi ni kuri ba bantu bakuze bafite imyaka 60 55 ze 70 yaba umudamu yaba umudamu ngewe ndibaza umudamu guhera kuri 50 kuzamura rwose ntabwo ari uwo gushaka muri sosiyete dukunda kubajaginga atarashatse yashaka sibyo ariko buriya umuntu birimo neza rimwe na rimwe ugasanga ashatse akana kangana nka Jessica ese birakwiye umukecuru akaba yashaka agasore kangana nka Jessica cyangwa umugabo akaba yashaka umugore akaba yashaka umugabo akaba yashaka nyine kangana nka Jessica umugore akaba yashaka agasore kangana nka Jessica none gato kanyuye ngewe ikintu navuga kuri ibyo ngibyo ngewe ndibaza umuntu uba ubirimo aba ari we wiyumva sibyo mu gihe yumvise ashaka gufata icyemezo cyo kubikora ahubwo nakwibaza akugishije inama wamugiriye ese wamubwira ngo nabireke ese wamubwira ngo nabikore cyo ku giti cyanjye namubwira wowe ni wowe uzi ko ari umuntu ujya ukumbura kubaho mu buzima afite undi muntu umwakompanya akamuba hafi mu rugendo arimo hari igihe kwicara ukibaza ukisubiza rimwe na rimwe erega nabo turi kuvuga bageze muri 50 ushobora kuvuga ati abana baragiye nibo twirirwanaga bamvuyeho ese agatangira kwiheba agatangira gukurura ibikomere yahuye nabyo bigasanga umuntu atangiye kugira ibibazo bijyanye n'imitekerereze mibi akavuga ati mbonye umuntu nk'umumama w'imyaka 50 akavuga ati se ko mbonye umuntu
umupapa nawe afite nka 55 60 gutyo basa nk'abajya kunganamo cyangwa amurutaho avuga ati uyu muntu ko nawe yahuye n'ibibazo runaka, ni byinshi bibaho bituma nawe adafite umugore, yaba gutandukana, yaba kuba atarashaka kubera impamvu ze, yaba nawe kuba yarapfakaye, akavuga ati uyu muntu twihuje nubwo ngeze igihe cyo kuba kubyara bitagikunze ariko tukabana, narwara nkagira umuntu umbaza uko naramutse, nkagira umuntu unyitaho, nkagira umuntu umenya nanjye umenyera ubuzima bwanjye, dore ko abana bamaze kuba bagenda bashinga ingo zabo. Yego, urumva niba umuntu yarapfakaye afite 25 yarashatse, urumva abana be bageze nabo igihe cyo gushaka akiri muri 50 akiyinjiramo tayari abana be bari gushaka. Uwo muntu akibaza ataho kugira ngo njye nyine reka ngende ntazanapfira mu nzu, kandi sinenda kujya kubana n'abana banjye, ndacyari muto, ntabwo najya kuba mu bakwe n'abakazana. Uwo muntu rwose ari we ubyitekerereje, nta wundi muntu ubimuhasa, yagenda. No ku mugabo kandi abonye iyo myaka ye 50 60 ashoboye kuba yatunga urugo, hariho kuyigira nta bushobozi, ariko abona yatunga urugo yashaka. yashaka ungana ute? Ungana iki? Byaterwa n'ibyifuzo, kuko ujya kubona ukabona haje umukecuru bangana, ngo umukecuru wenda ntari bunabashe kunama ngo akorope, arashaje nkawe, ukibaza ubundi waje kumufasha iki mu buzima. Sosiyete bamwe na bamwe baravuga bati se ubundi arashaka umuntu ushaje, yarabaje kumufasha iki kandi akeneye umuntu wo kumufasha utuntu tumwe na tumwe. Yashaka umutoya nabwo induru zikavuga ati uriya muntu aje urura mukobwa buri yakurikiye imitungo, akantu kangana kuri akajya kurura musaza, ugasanga umuntu wamunaheze hagati abuze icyafata aricyareka. Iyo ugiye gufata icyemezo ntabwo ureba bugiye gushimisha, mbere na mbere wowe ugiye kwishimisha ubwawe. Nawe ushatse ngo ushimishe ushyize nk'abantu 10 hariya ukabahitishamo abo bantu 5 bashobora kukubwira ko ugomba gushaka umuto, abandi 5 bakakubwira ko ugomba gushaka ukuze. Icyo gihe rero abantu bari mu matwi yawe ntacyo benda gukora ku buzima bwawe, ahubwo icyo gihe ureba icyo wowe ushaka. Ushobora kuvuga ati njyewe nubwo ngana gutya, njye ndashaka umwana kugira ngo muri iyi myaka yanjye ansarishe. Hari n'undi uvuga ati okay, abana ndabahaze, abana 5 abo barahagije, nkurikije ibyo mfite nibo nshoboye kurera, ngiye gushaka. Kuko urumva wa muntu udashaka kurera ntabwo azajya kuzana umwana muto ngo amubuze kubyara, azajya gufata wa muntu ukuze ufite ikibazo cyo kutabyara, nawe ufite akabazo ko kuba ashaje wenyine, wenda nawe yarapfakaye, cyangwa ashake wa muntu utakibyara, we muntu azajya gushaka. Ibyo ngibyo byo ku myaka njye mbona biterwa n'icyo umuntu ashaka. Kimwe n'uwo muntu upfakara ari umudamu akavuga ati njyewe ngiye gushaka umuntu ukuze, wa muntu uzamenya agaciro k'abana. Nubwo apfaka yari muto, hari undi musore utarashaka kandi bajya kungana. Tuvuge nk'uko umusore kugeza imyaka 30 atarashaka n'ibintu bisanzwe. Ubwo urumva upfaka ufite 25, hari umusore w'imyaka 30 mwashakana, akavuga ati umusore w'imyaka 30 nzajya gukubita abana 2. Icyo gihe rwose ntabwo bizavamo, aracyashaka kwisohokera, kandi nibyo ashaka kwenjoyinga no kumuzana mu bintu by'abana. Atangiye kuba umupapa mukuru, ataranabyara, ataramenya ngo urugo rumeze gute, bishobora gutuma urugo rubiha. Wagiye ushaka ibyishimo birangiye ubibuze, n'uwo muri kumwe ntiyenjoyinze ubuzima. Njye numva aho ngaho ku myaka biterwa. Hariho n'uvuga ati njyewe ndashaka kwishakira umusore muto nkongera nkishima, tugasohoka tukagira dute. Icyo njye ku myaka nta kintu nashyiraho. Biterwa n'amahitamo y'umuntu, amahitamo n'abadukurikiye batubwira. Ariko akenshi urebye
uganiriye n'abantu umuntu yagiye aganira nabo usanga batahuriza ku myaka. yego ubone se umwana muto se yagusazura umwana muto nagusazura nabyo urumva iyo umuntu ari mukuru gutyo imba wahoraga mu ikoti akamenya ko ugomba kwambara akatisheti na jinisi matisa akayagukuraho. gusa n'abagabo ntibasaza. abagabo buriya nasanze badasaza kuko umugabo iyo abonye umuntu umwitaho yambaye neza asa neza ntabwo umugabo asaza, ariko abagore barasaza. umugore aba atangiye kugira cya igihe mu mavi biri kwanga yagiye yakoze siporo ntabwo asaza, za menopause zatangiye kumugeraho kandi ubwo ngo agiye gushakana n'umuntu ugiye kwenjoyinga gusa kwenjoyinga nungu ariko akora siporo nari n'igihe nawe ushobora no kumenya ko afite iyo myaka. buriya hari abantu bashakana umwe afite 60 undi 50 babona rwose ukabona barangana, ni abantu batoya ugasanga bazi no kunezererwa nubwo muri iyo myaka baba batavuga ngo tugiye kubyara ariko ubuzima bwakomeza cyane. nta kintu ngo nta cyica nk'irungu. yego pe bana b'iwacu nta cyica nk'irungu kayo nguko. Abadukurikiye mwakoze cyane, namwe mutubwire uko mubyumva. yego tubwire niba gushaka ari byo cyangwa se kudashaka. Ashaka ungana uti ese n'amadini hari amadini rega atabyemera gushaka hari idini bakubwira yuko iyo wapfakaye utagomba kongera gushaka, ugomba kubaho gutyo. bashaka bakagutenga bakagukuramo, bashaka bakagutenga bakagukuramo, bakakwirukana ukagwara uvaye mu dini ryabo. murakoze cyane, natwe mutubwire muri komenti. ibi ni ibitekerezo byacu, ariko namwe mufite ukuntu mubyumva, mufite experience. hari abazatureba bari muri iyo situation bashobora kutubwira ati bimeze gutya na gutya, kandi twararyohewe cyane. murakoze.